Shalom shalom, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nongeye gushimira Imana iduhaye umwanya. Reka dusome ijambo ry'Imana. Zaburi ya 63:2 haravuze ngo Mana ni wowe Mana yanjye, ni wowe wenyine nshaka cyane, ndakwifuza nkufitiye inyota n'umutima wanjye wose, dore ndi mu karere kazahajwe n'amapfa. Amen. Ndashaka kuvuga ku ijambo rikomeye uyu munsi rivuga ngo kunyoterwa Imana si iby'abantu bafite byose, ni iby'abamenye ko Imana ari byose mu buzima bwabo. Ndashaka kuvuga uyu munsi nanone ko Imana yaturemeye icyumba cy'inyota mu buzima. Rero iyo nyota Satani yiteguye kuzuza umutima w'inyota iri muri twe, ariko n'Imana yiteguye kuzuza umutima w'inyota iri muri twebwe. Ariko umuntu niwe afite urufunguzo rwo kubitegeka. Mfite urufunguzo rwo kuyobora inyota yanjye aho nyishaka. Hari uwijyana mu kabari, hari uwijyana mu ndaya, hari uwijyana mu rusengero, hari uwijyana mu masengesho. Hari Imana yaturemeye iyo opportunity, ayo mahirwe yo kugenga inyota yacu mu buzima. Dawidi rero warasobanukiwe, aravuga ngo inyota yanjye namenye ko ari Imana nkeneye. Aravuga ngo nkwiriye kugenga, nkwiriye kuyobora amarangamutima yanjye n'inyota ku Mana nyiri ishobora byose. Uyu munsi ndashaka kukubwira ko ni igihe cyawe cyiza. Yesaya yandika 55 biravuga ngo mushakishe Uwiteka bigishoboka, mumwambaze akiri bugufi. Ni gap, ni umutima ushakisha ufite gushakashaka Imana, kandi Imana yabidushyize imbere byose. Pawulo yandikira Timoteyo yaramubwiye ngo erega ngo umubiri, kwitoza k'umubiri bigira umumaro muri bike, ngo ariko kwitoza kugira iyo nyota, kugira iyo nzara yo kubaha Imana bigira inyungu za none, for this time, today and future, n'igihe kizaza. Imana ishimwe cyane. Rero ndashaka kukwifuriza nshuti yanjye, Imana ikuremere icyumba cyiza, nawe uyiremere icyumba cyiza. Imana yuzuza inyota yawe uyu munsi, Imana ikuremere ibyiza mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen.